Vugire yewe twavuye kuri stage kumva waritagura ibiririmbo 10 nyagora kunguma nawe gira mu cyimbo cyane uri kumva nari naniriwe ngewe ndabwa ati ngiye mugere muvuge ko narwaye. Hello guys, kanizere ko mumeze neza mwe mudahema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Umunsi w'ejo nibwo Vestine na Dorcas bongeye kugirana ikiganiro na Irene Murindahabi ureberera inyungu zabo. Muri icyo kiganiro bavuze byinshi bitandukanye ndetse banakomoza no ku nkuru yari imaze iminsi ikwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Vestine yabyariye muri Canada umugabo w'agategeka ko ataha. Byose tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa kora subscribe kuri Mugisha TV kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibageraho ku gihe. Bahaye ikaze. Ni umunsi wa gatanu Vestine na Dorcas bamaze muri Canada aho bari kuva mu mujyi wa Vancouver baherutse gukora igitaramo kidasanzwe berekeza mu mujyi wa Regina aho bazataramira tariki ya mbere y'ukwa 11 2025. Vestine yatangaje ko ari muzima nyuma y'inkuru nyinshi zakwirakwiye harimo n'iya Pastor Claude wavuze ko yabyariye muri Canada umugabo w'agategeka Irene kumucyura. Si ibyo gusa byavuzwe na Pastor Claude kuko hari n'andi magambo menshi yavuzwe yo kumusebya yatumye bamwe bavuga ko umupasiteri akwiye gufungwa. Vestine yasobanuye ko icyatumye abwira abantu bari kumwe karwaye byatewe n'indirimbo zirenga 10 baririmbye kuri stage bigatuma ananirwa bityo kugira ngo aruhuke. Avuga ko arwaye ariko nta kindi kibazo afite. Niho yahereye yiyama abantu bari kumuvugaho ibyo bashaka ko bakwiriye kumuha agahenge. Vestine yashimiye anasabira umugisha abantu bajya muri comment bakamuvugira. Gusa mu burakari bwinshi avuga ko abamusenya bagira ngo bangize izina rye ko bitazamuca intege kandi ko ibyo bamuvugaho bitazamubabaza. Yongeye kuvuga ku kiganiro yakoze abwira murumuna we amusaba kutazashaka akiri muto. Yavuze ko nta kibazo afite mu rugo rwe ameze neza ahubwo ari kwa iyo umuntu ahinduye ubuzima agiye mu bwo ataramenyereye atabura uduchallenges. Mu busanzwe Vestine na Dorcas ni abana bakuriye mu itorero rya ADPR bakura bakunda kuririmba dore ko bakuriye muri kwa Gosheni ADPR Muhoza mu karere ka Musanze ikabarera ikabakuza ubu bakaba bageze ku rwego bishimirwa n'isi yose muri rusange kubera ubuhanga bwabo mu kuririmba ndetse n'ikinyabupfura cyabo cyiza bagaragaza. Mushimiye wakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho ni ku gihe. Ndabashimiye.